wibeshye bakurya bagukorera ibyo inzuki zikorera imizi genda gake baguhina ushatse kudapfukama bakunda Traore gusumbya ibihe gukomera ngaho reba uburyo atambuka abantu tukamera nk'inzuki sha dore urukundo sha dore umufana dore umuntu dore Traore hasi andikaka uziko wagombaga kumwisha ejo bundi yari yahawe miliyari 5 sawa cyo kadusoreze ku kizungire Stefan Don cyamwihebeye ni bogara ariko ntukine umuhanzikazi dusoye kumusengera abaterekera abakurambere mu bikore cyane ariko turinde intwari yacu Ibrahim Traore ni nk'umuhungu wanjye nimbo nafasha muri umuna wanjye kuki nabivanga se kandi turi kuri koloneli Asimi Goita mu bwanwa butameshe kusura idaseka si muremure cyane ariko ku mivuna ya gisirikare yakwica mari aha kurukara rwinshi urutwe runini serensa kwitako mu kigwi gikomeye nk'inyundo yitwa eBay impinduka zigombe zimwecisha yarize ariko ntuzamubona ibintu bya smartphone oya zahabu aho kwihaba amakuru ngo yayuruha mu nyanja ya Atlantika Goita ku kindi forume kimugiye gikoko ntasigana n'izina rye ku musatsi n'ubwanwa utapfa gukunda ni umusirikare muri DNA akunda impeta kandi ngo kuguha mari wabanza ukonka amaraso ye babahora iki kankumvishe urwego biriho find you a woman as loyal as Ibrahim Traore's man, a man who survived 18 assassinations in 2 years. That's an attempt on your life every month and a half. Movies need to be made about this guy. N'umugore wawe atari umwizerwa nk'abarinzi ba Kapiteni Ibrahim Traore irukana yose kibi wirahuriye itarakurya uri muzima ngurwo rwego Kapiteni Ibrahim Traore yabiteretseho umugabo we umaze kurokoka impfu 18 zirenga mu myaka 2 gusa ndavuze ngo buri kwezi asimbuka urupfu ahubwo ngo bibaye byiza bazadukiramo agafilime kuko birarenze tu ariko subundi bigenda bite umugabo uhigwa kurusha abandi bose kwisi nyamara bikanga bakamubura akoresha iki bamwe bati harimo jujutu bazarebe neza abandi bate ese ubundi asengera no musiramu ariko ntuzikise ko nawe yizerera mu nyandiko za Muhammad wa Salale Mungu amuduhera amahoro n'imigisha ngo wa Fidel Castro barahizwe rekada Ibrahim Traore we ni ibindi nta munsi birakubusa rekada yadatiwe mu biro bye atiyerwa mu barinzi be hashize iminsi 7 gusa uyu ni Wycliffe Muya wa BBC atiki ati the Burkina Faso army says it foiled a major coup plot ati igisirikare cya Burkina Faso cyatangaje ko cyabujemo coup d'etat ya danje ni Wycliffe gusa rekada umva na African News batikibo but a week after an attempted coup in Burkina Faso the situation remains tense in Ouagadougou, particularly among the armed forces. Bo bati nyuma y'icyumweru coup d'etat iburijwemo kuri ubu abasirikari i Ouagadougou ni nk'intozi. Dotune tuyunguta ahubwo bo basasamo bati hari inama yakasamo twahisiba y'abakuru muri guverinoma yabereye ku biro bya president yahisiba ku itariki ya 24 z'ukwa kane hari harinde umutekano bikomeye mu gihe helicopter yazenguruka mu kirere ineke bijya mbere hanze hari huzuye imodoka za gisirikare na zambwa z'abasirikare Minisitiri w'umutekano muri Burkina Muhammad Sana yatangaje ko iyi coup d'etat yari yateguwe n'abasirikare bari mu gisirikare n'abahozemo bakorana n'imitwe iterabwoba barimo uwitwa René David Ouedraogo gucyo bari bagambire kwa gutera presidence bagahobanuza Traore ku migati na za Breba nabo bakavimbura kumva uko binurira ndabizi ntabwo waba utarumvise ibyaba murinzi wa Traore wahawe miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda ngo azamwice aryamye ngo byagenze bite ngo yarafashe mwana ngo arangije akora ikisi aya Traore uryo tumukunda se sha wakubwira ibyo abazarendo bo muri Burkina Faso uretse bo muri Kongo bameze nk'intera hamwe se sicyo bakora se so kwica bagenzi bavuga ikinyarwanda kadusuze nimborera kure za neva ariko badi wazarendo yo muri Burkina Faso rero yo ishinzwe ikintu kimwe kurinda Kapiteni Ibrahim Traore wibeshye bakurya bagukorera ibyo inzuki zikorera imizi genda gake baguhina ushatse kudapfukama bakunda Traore gusumbya ibihe gukomera ngaho reba uburyo atambuka abantu tukamera nk'inzuki sha dore urukundo sha dore umufana dore umuntu dore Traore ceceka ikibazo cyawe cya mbere ntacyumvise utaravuga uti none ubu byifashe bite muri Burkina Faso ese umuhungu wa Afrika Ibrahim Traore ameze neza aho no gym ubwonko tuzira
dutyaza iminwa yacu buri munsi ngo turyare amatwi yawe. Iyi ni Afro Africa mu Rwongereza itiki it's getting real. Russia has reported recent special forces trained with unique skills to Burkina Faso with instructions from President Putin to safeguard the presidents of Burkina Faso and Captain Ibrahim Traore. In his short cryptic words, Traore is like a son to me. I am a caring big brother. If a younger brother calls for help, I would gladly answer. Putin ati Traore ni nk'umuhungu wanjye, nimbo nafasha murumuna wanjye. Ngo mbihereye inyuma narimo mvuga ngo Afro Africa bavuze ko kuri ubu babizi neza ko Putin yamaze kohereza abahungu bazi gucamba isasu, babandi baca mu miriro ntibashye, bamwe bambuka inyanja bro. Abo rero ngo nibo bajejwe umutekano wa Traore kuri ubu. Putin ati maze ndore ko mwishe Gaddafi nkicecekera aho murajyahe ibibazo byawe nabyo rero. Ngo se ubundi Traore ko ari igihugu cyiza, akaba ari umusitiyo akunda Afrika na Burkina Faso, yemera Kagame kandi akaba yoboye igihugu Dragwa vavukamo, ngo bamuhora iki? Ndaje genda gake. Harya Yezu bamuhoye ikidi naho se Gaddafi yazize iki? Ahubwo se Sankara, Rumumba, Nkwame Nkrumah n'abandi benshi tutarondoye bo bazize iki? Ubundi rero nubona perezida wa Afrika ba Biden na Macron basingiza adasibi iwabo mu Burayi, ukabona bafata agafoto barya za mayonnaise buri kwezi, uzamenye ko ari umugambanyi wa Afrika, nako ni umurozi. Humura ndaje dutende birari ikibazo cyawe. With no loans, Burkina Faso is constructing 5k kilometers of new paved roads per year. Burkina Faso nta nguzanyo n'imwe ifashe buri mwaka kuva Traore perezida yubaka ibirometero 5,000 bya kaburimbo cakarongo kuri buri mwaka. Si ibyo gusa, we ngo aho gutumiza abahinde n'abashinwa yaguze imashini byiza ubundi abihereza abenjenyeri bo muri Burkina Faso bakora akazi. Ngicyo gusa uzayibaze ba Drago nako abanyaburkina Faso, nako menya ko ahubwo imyigaragambya yamagana abagambiriye kwica Traore ikomeje iwagadugu. Cyaza bagufasha baguteye kuri muzima ndaka. Yewe sinabo gusa ahubwo Afrika yose yahagurutse na Jim ubwonko tudasigaye. Kurundi ruhande dore African News. Mali, a man who tried to assassinate President Goita is dead. Official. Ngayo nguko African News bati umugabo wagerageje kwica President Goita yapfuye. Yari mu maboko ya gisirikare ariko yapfuye. Sawa. Colonel Assimi Goita mwene wawe Ibrahim Traore ibisiro bibiri byisize insene mu burakari bwinshi cyane ngo AS ntayuzi ntabwo wabinkora. Alliance of Sahel States, igitsinda kirimbuza cy'ibikoko bitatu byihuje mu mivuni iteye ubwoba mu mahame ba Macron bumva bakikoroza, byagera kuri ba Biden na Trump bagatumiza inama z'ikitaraganya. Captain Ibrahim Traore aka Ibe, Colonel Assimi Goita and General Abraham Tian. Bamwe bati nibwo Afrika twaza. PL Rumumba ati abaperezida bose bakwiye kwigira kuri AS tukaba umwe ubundi tugahenera biriya bizungu twese. Kuki nabivanga se kandi turi kuri Colonel Assimi Goita mu bwanwa butameshe, kusura idaseka, si muremure cyane ariko ku mivuna ya gisirikare yakwica. Mari aha nari nkubwiye ngo ho iyo ugerageje gukoraho urapfa. Ngo Traore bashatse kumurasa, ngo Traore bashatse kumuroga, Goita we bashatse kumutera ibyuma. Umva uko African News babinyoroshije mu nyuguti mu 2021 bati Mali's Assimi Goita very well after knife attack at mosque. Bati President Goita ameze neza nyuma yuko ikigoryi nakurushwi rwashatse kumutera icyuma yibereye ku musigiti gusara. Ngo wese kandi bamuhora iki? Nyaruka kuri 5G sha. Umunyarwanda ati uruhene rw'amahane nta uruzirika hiye. Inshuti ya Traore ahubwo Traore yaherukiye muri Mali yabishimangiye yemeza ko Mali ari wabo ha kabiri. Ati buriya muri abavandimwe ntacyo umva nawe utugambo twe, nawe ni panafricaniste ku mutima. Ati mwumve, despite everything I never gave up. They tried to break us, but instead they made us strong. I trained hard, studied the battlefield, and learned the truth. Mali's future is in our hands, not theirs. Bagerageje kuduca mice ariko twarushijeho gukomera nk'amabuye. Twitoje birushijeho, twize ukuri. Maria hazaza iri mu biganza byacu, si mu byabo. I know the north like the back of my hand. I know who the real enemies are, and I swear with my brothers in arms we will liberate Mali. Ati ndabizi izo ngegera ziturwanya ndazizi neza, ndarahira Imana ko twe nabandi bavandimwe tuzabohora Mali yacu.
We are not politicians, we are not puppets, we are liberators. Mali is a rich land full of promise, and together we will make it shine. Ntituri abanyapolitiki, oya, ntituri ibipupe byabo, wapi, turi abacunguzi. Mali ni igihugu kikize kandi kisezerana, kandi hamwe tuzaka nk'izuba umunsi umwe. Ahangaha yamunurizaga amakoro. Icyo gihe yanongeyemo ati abafaransa twabanye ku rugamba, nyamara iyo umwanzi yazaga abanyamari badushiraga imbere. Ibintu byambabaje umutima, nta n'icyo byaga bibabwiye, ntacyo kadusoreze kuraka ngo bakoreshe ko goyita atinya urupfu. Urasetsa, I did what I thought was right for my country. I did it for myself, but I did it for you too. I am Asimi, the man who smiles every day with death. His first closet. Ati ibyo nakoze byose nibyo natekerezaga ko ari bikwiriye Mali, narabyikoreraga namwe ariko mbibakorera. Ndi Asimi, umugabo usekera urupfu buri munsi, niyo nshuti yanjye magara. Ngo sibyo? Ngaho nawe nyarukira kuri africanheritage.com maze ubyisomere. Ngo ntumukunda iririre, ahubwo umva ubutumwa yohereje rwa Ruto na Muzehe Museveni birirwa barasa abigaragambya. Traore ati we have seen some countries shooting at innocent protesters, killing the youth, and they still call themselves democrats. If that is democracy, we don't want it at all. Ati twabonye bimwe mu bihugu birasinzira karengane z'abigaragambya bakica urubyiruko, barangiza bakita ko bafite demokarasi. Ati kambakuragaho kuni, niba yariyo demokarasi twe ntayo dushaka namba. Ntacyo umva uko igisiribo Marema cyo muri South Africa kimwemera. Julius Marema atite kuko amaze iminsi ahanganye n'umukire Elon Musk na rwa Donald Trump bamuhora gutobera abazungu, wa musaza ngo ni Madiba Mandela yagurishije igihugu, ngo ntabyuzi kandi ubwo zikari intwari nawe. Reka da ikibwari gusa. Sawa, nubishima tuzabitendera birari neza. Ahubwo umva uyu Marema wa EFF, ishaka riharanira kugarurira imitunga birabura Mandela yagurishije ku kiranguzo muri South Africa. Ati Ibrahim Traore must be protected at all costs. Ibrahim Traore agomba kurindwa ku giciro byasaba cyose. Nibishaka bidusabe kumusengera, abaterekera abakurambere mu bikore cyane, ariko turinde intwari yacu Ibrahim Traore. Kandi ubwo ntabwo wamenye ko abanya Burkina Faso bose bategetswe kumusengera kuri ara. Cyaza urukunda kunzwe ni igitangaza cy'amagasa pe. Ntacyo kadusoreze ku kizungire Stefan Don cyamwihebeye. Ni bogara ariko ntukine. Umuhanzikazi mu njyana ya rap ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza Stefan Don yashyize ubutumwa bwe ku rukuta rwa Snapchat avuga ko perezida wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traore ari umugabo w'igitangaza ndetse yifuza kuzaba nkawe nakura. Sawa, none se rata wamenye ko Traore yabaruye abaturage bose ngo ajye kurikirana injiji zihakumonera? Ubwo ntuzi ko se yanahinduye umukuru w'ingabo agashyiraho mwarimu General Musa Diallo? Cyangwa ntuzi ko yagabanije ingendo zo hanze ngo batamukora ibya nkuru nziza? Basi andikaka, uzi ko wagombaga kumwisha ejo bundi yari yahawe miliyari 5. Sawa, ntacyo uzamenyera uri muri Kenya maze inzuki zikurya. Urubwa ruhagarara igisirikare cy'Amerika muri Afurika ngo rwasanze Ibe ari umujura kandi yikunda. Uzi se ko ari n'urwirabura sha? None se umugore wa Asimi Goita wari uzi ko yitwa Diallo? Cyangwa ntuzi ko ise yari umusirikare? So ubwo uzi ko yakoze ikosi mu Budage akarihondera no muri Amerika? Ntacyo menya ko makoro amufashe yamutaba ari muzima. Until next time.